ubwoko bwa Israel nyabwo na Vladimir Putin w'Uburusiya bihurira he? Ese bitandukanira he? Reka turebe rero. Tuzi neza ko mu bihe bya kera Imana yagiye gukoresha abantu bakomeye nk'abami n'abatware kugira ngo itahukane ubwoko bwayo mu gihugu cy'isezerano. Byarabaye igihe bari muri Persi, Imana ibavanayo ibasubiza mu gihugu cyabo cy'isezerano ikoresheje Xerxes and Darius, irabatahana bikozwe bijyanywe na Nehemiah. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bigiye kugenda, kuko Imana itubwira ngo ninjye uzivana ubwoko bwanjye mw'isi aho butandukanye mu mpande enye z'isi musubize mu gihugu cyabo cy'isezerano. Noneho rero ubwoko bw'Imana na Putin bihuriye nuko Putin ari abantu bose bavuga ngo iyo bahanze amaso n'uzahangara agatanga ubwoko bw'Imana abuvanye mu mpande enye z'isi, kuko ari no ku ntambara na Ukraine. Ariko intambara na Ukraine ntabwo ngiye kuvuga uyu munsi, kuko imyaka 10 ishize nanditse igitabo nakoze paper nyandikaho, ariko imyaka 2 mbere y'ira ntambara mpinduramo igitabo. Ubu rero ibiri kwera muri Ukraine n'Uburusiya bizobyesha ko ntabwo ngiye kuvuga, ariko reka tuvuge ukuntu Putin ari we abantu bateze amaso bavuga bati ngashobora gutakura ubwoko bw'Imana noneho bukamenyekana. Turebe rero mpamvu y'umukuru ndi kuvuga ubwoko bw'Imana na Putin. Impamvu rero nta yindi nuko ibitabo byinshi mu Burusiya byerekana abantu muri Bibiliya nk'abirabura, barabirabura. N'uyu munsi muri Bibiliya niko bimeze, wabireba mu bitabo by'u Burusiya niko bimeze, yaba Moses, yaba ba Solomon, yaba ba Dawidi n'abandi bose bari abantu bose bo muri Bibiliya bose mu Burusiya berekanwa nk'abirabura, na n'uyu munsi niko bikimeze. Iyo utari ubizi ubimenye, ushakisha urebe abantu bose muri Bibiliya nk'uko twamye tubivuga bose barabirabura. Ikibyemeza mu Burusiya ni ibintu bimenyerewe, niko bimeze. Hano rero tukavuga tuti niba Putin ari muri iriya ntambara akaba ashaka kuyitsinda, kandi akomeza avuga ngo Abanyamerika nibo bari inyuma y'ibibazo byose aterwa na ziriya ntambara, kuki atajya hanze ngo avuge ngo ubwoko bw'Imana n'abirabura noneho intambara irangire? Abivuze byarangiza intambara gute? Ejo bundi wabonye impamvu, tumaze tuvuga impamvu atabikora. Impamvu atabikora ni ibintu bibiri. Ese ni inyungu ze bwite abona yavanamo, cyangwa se no kudakunda abirabura? Ashobora kuba avuga ati reka ndengere inyungu zanjye, ntegereje ndengere inyungu zanjye, noneho mbona ibintu bigana mbone wenda kubivuga. Cyangwa se akaba adakunda abirabura nk'abandi bazungu bose, bavuga ati ntabwo bano birabura twatuma tujya hejuru, ko tuvuze ko ari ubwoko bw'Imana automatically bazatuma tujya hejuru abo ubwoko bw'Imana nyine. Akaba ariyo mpamvu wenda atabivuga. Ariko noneho impamvu mvuga ko aramutse abivuze byagiye imbaraga nyinshi cyane, nuko mu minsi ishize mu byumweru nka 2 mwabonye ibyo Twitter yakoze. Ubwo uriya muhungu Carl Irvin yashyiragaho Twitter avuga ko abirabura ari bo bwoko bw'Imana. Abantu benshi baramukurikiye, na n'ubu bamaze kubimenya, ubu ntibikiri ibanga. Urumva rero ko abantu benshi bamaze kumenya. Niyo mpamvu iriya Twitter yatweretse ko ba Putin bo na nuclear zabo n'ubwo atomike zabo ntabwo tubakeneye, kuko twabonye ko dukeneye iki? Ijambo ry'Imana. Ryo dukeneye ijambo ry'Imana no kujya hamwe nk'ubwoko bw'Imana, noneho tugarya umujyi umwe nk'andi mahanga y'amashyanga yose uko babikora. Twebwe abirabura nitwe tutajya hamwe ngo duhuze, ariko iriya Twitter yatweretse ko dushobora kujya hamwe tugahuza imbaraga, twumva ibintu kimwe, noneho tugakomeza imbaraga hamwe, kandi byashoboka tukimira imisozi iri imbere yacu. Tukwereke rero uko bizagenda rero mu minsi iri imbere. Putin azabona ko abantu bose bamaze kumenya ko ari mu bwoko bw'Imana, abirabura ari mu bwoko bw'Imana, noneho nawe abone nta mahitamo, abone kuza basanga ariho uzabona ko abari muri kiriya gihugu cya Israel bita ubwoko bw'Imana ariko bazazanwa mu ntambara. Kandi bavuga ko abantu bari muri Amerika bavuga ko Amerika izatera umugongo Israel, bari abantu bari muri Israel kuko atari ubwoko bw'Imana, kuko ubwoko bw'Imana bumara kumenyekana bukajya hanze, abantu bose bazakwirwa ikimwaro, bazakorwa n'ikimwaro, bakirwa imishwaro, noneho babone kugenda biyegeranya ku bwoko bw'Imana kuko buzaba bumaze kugaragara. Kuko tuzi neza ko mu ijambo ry'Imana rivuga ngo
ubwoko nibumara kugaragara uko ubuhanuzi buvuga, icyo gihe abari ubwoko bw'Imana bazaba bafite imbaraga ziruta iza nucleaire, kuko ntabwo dukeneye nucleaire, kuko ejo bundi na Twitter yatweretse ko ijambo ry'Imana n'imbaraga z'Imana riri mu bantu biruta nucleaire kure, kuko ushobora gutera nucleaire ukica abantu ariko ntabwo uzica ijambo ry'Imana uko rizahora n'ushaka kandi kuzahora. Bivuze ngo rero abantu niyo muri kubona ko ubwoko bw'Imana bakandamije, bakwitaga, bicaga, bagira gute bose ari ubwoko bw'Imana, bazakorwa n'isoni, kabone n'intwaro bazaba bafite zaba zikomeye gute, bose bazakorwa n'ikimwaro, kubera ko Imana irakomeye. Nyamara gukorwa n'ikimwaro noneho bagende biyomeka ku bwoko bw'Imana, ariho tubona ko na Putin ashobora kuzagira ate akiyomeka ku bwoko bw'Imana, cyangwa se undi muntu uzaba afite imbaraga ushaka gukemura ikibazo kugira ngo avaneho Sekibi, bose baziyunga ku bwoko bw'Imana. Ariko noneho umugambi rurangiza uzakorwa n'Imana, kuko Imana izakoresha ubufindo ikavana abantu bayo mu mpande enye z'isi batataniye, ikabasubiza mu gihugu cyabo kizana nk'uko yabisezeranyije. Ibi bisigaye byose bikazaba ubuhanuzi buzabusoza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.